mushimikire mwabonye aho ngiye nshobora kunywa amaraso y'umwana wanjye angana nka yanyu yegora ubwo tutunganya ibihe na Yesu ntabwo ngiye nshobora kurya umubiri ungana nkamwe kubera ko aho nakuye amavuta muri mwe ntawuhazi niyo mpamvu dutozwa kuba intama yego ubwo rero intama zatangiye kujya zizana ibintu by'akaduruvayo igikurikira ni ukuyibaga murakoze kuba dusoje amateraniro ya mbere tukaba twinjiye mu mwanya w'amateraniro ya kabiri. Niyo mpamvu tubwiye abantu bagataha batari buzuza inshingano z'itorero. Hari abatarasezeranye, hari abatari babatizwa, hari abo tutarakira, abo bose niyo mpamvu mubona bagiye, ariko mwebwe dusigaye ndagira ngo twegerane dutangira duhimbaza Imana. Tugiye kwegera igaburo ry'umwami wacu Yesu Kristo, igaburo ubwo yari agiye kujya ku musaraba kudutambirwa yadusezeranyije ati uko muzajya mubigenza mutya nibwo muzaba murimo kunyibuka bya nyabyo. Murakoze rero, muhaguruke duhimbaza Imana, ubundi dukomeze umwanya wo kwegera igaburo ryera. Nta kindi gihesha gukiranuka muri isi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arugoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amen. Nuko Imana ihimbazwe. Reka umudiyakoni atangire asengera igaburo mu magambo makeya. Yego, karibu. Urakoze data kubwira ifunguro ryera. Reka turirya uyu mubiri wawe tuwurye kandi twumve tuguwe neza, ndetse n'aya maraso tuyanywe kandi rwose tuyasogongere dushire inyota mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nuko afata umugati arawumanyura aravuga ati nimwakire muryeho mwese, uyu ni umubiri wanjye ubatambiwe, ubwo muzaba murimo kuryaho mwese ubwo nibwo muzajya munyibuka. Afata igikombe nacyo aragishimira ati nimwakire, aya ni amaraso yanjye munyweho mwese kuri iyi nkongoro, aya ni amaraso yanjye azabamenerwa. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arugoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arugoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, arugoya kuhagije amatunganijwe n'amaraso,
amaraso arugoya kuhagisha tugikomeza wagenda ukanzanira nanjye nkegera igaburo ry'umwami ugejwe Yesu watunganijwe mukomeze mushimikire muri iyo ndirimbo mushimikire watunganijwe n'amaraso ayo maraso na Yesu weko mutaririmba watunganijwe n'amaraso yewe arubwo pastor akira nkongerera ibintu ukumbeshya beke nawe se wowe wa mugabo ubundi bwa ngo mushimikire barashimikira mushimikire ogejwe na Yesu atunganijwe ako se tubwiza ukuri mushimikire niki amavuta oya mwemuretse abantu turashimikira niki namwe nimurebe do ariko se none bizakumirora toka satani mu izina rya Yesu none se pastor umva neza jampaye ibi ni igaburo se yigo yarashonje ariko yaramaze igihe atarya none se yatubwira ko tuje kumuherekeza akajya kurya akareka kutubeshya mu none se igaburo iri ni ryo funguro iri ni igaburo mutangiye kuvangirwa nawe wavangirwa wawe wavangirwa komeze mushimikire ejya kuyumbu yashimikire ni mugi rwose niwe muhereza ariko si umuhungu w'ibi n'ibiki jampaye cyangwa nawe wabanje kubirira mu oya mwakire namwe mumwe nimwakire namwe mwiri mwakire namwe mwiri ibirindi ni wowe ibintu urimo ni ibiki ko baba we wabuze no kwiha iyo tugire ko warushonje iyo tuba tugakoherekeza kugiye kurya ugaruka kubeshya yuko ari igabo rero mureke mbabwire ubwo uratubwira iki koko mureke mbabwire yampaye mwisaga homa mu mwara ntabwo njye nshobora kurya umubiri ugana nkamwe kubera ko nakuye amavuta muri mwe ntawuhazi uko mwebwe mutekereza ko intama musigaye mwubahuka abashumba mwabonye aho ngiye nshobora kunywa amaraso y'umwami wanjye angana nka yanyu yegora ubwo tunganya ibihe ngenganya ibihe namwe shaka yegora ubwo uri umushumba w'iki ni umushumba w'intama cyangwa w'ibiryo kandi reka mbabwize ukuri ubundi hari ibintu biranga intama umuhereza akira muceceke mbabwire mwibigira imikino oya si imikino yampaye akira hari ibintu biranga intama rero mbabwira intama iraceceka nubwo bayibaga igaceceka ituze ryayo kuva itangiye kugera ishaje intama igengwa nta ntama itera amahane ku buryo twabona ibiri kwitoza ngo abakristo rero namwe mugiye mutaraba intama yego ngo mwuze ibyo umuntu ashaka kubabwira ahubwo mukatangira kuzana ibibazo gutya iyo uyikurura mu kiziriko ntivuga iyo uyibangamiye ntivuga uyiha ibyiza igaceceka wanayikora ibibi igaceceka niyo mpamvu dutozwa kuba intama yego ubwo rero intama zatangiye kujya zizana ibintu by'akaduruvayo igikurikira ni ukuyibaga reka nkubwire ibintu by'Imana ni ukabizanamo akavuyo mu by'ukuri abaye ari umwami wawe uvuga uri mu kurya ari umubiri uri mu kurya umubiri niwe wagushira n'imikingo ukayirya ese koko araba yari amaraso ye uri mu kunywa ntiyaba yagushiranye n'inyanja wazigeretseho ibintu by'Imana ntabwo ari akavuyo ntimukajye muzanamo ibintu by'akavuyo iriya ni indambi kuko bigomba gukorwa mu muco mu kinyabupfura no muri disipurine mushumba ntabwo ari ukukubahuka ariko ibintu by'Imana
ni ukubyitondera iriya ni indambi rwose wagomba ari nk'umwami we muhagararanye murimo gusangira warya kuriya koko mumbabarire nzikosora rwose mushumba ariko ubundi nta gikorwa cyari rwose ni ukwikosora tukagira aho twerekeza abantu tuyoboye. ngo ni uko afata umubiri we ese ni n'umupadiri basigaye urafata kamwe aya ni amaraso yanjye azabamenerwa komeza ngiye wowe dutinda mu biri ngombwa dukomeze ntabwo yashimikiye noneho atunganijwe n'amaraso akira mwongerera ibintu ukumbeshya beshya nawe se wowe wa mugabo ubundi bwa muntu barashimikira